watch, share. Umuntu DTM TV bazaniye hano ngo ni umuntu ukiri muto uri mu bakire ba mbere mu Rwanda. Nibyo shabe bari byo gake iriya modoka nabonye wajemo ni yawe. Ibyo tuba twarasigiwe n'ababyeyi. Iriya modoka ni ubuhe bwoko? Cyane Santa Fe karaho ngaho. Ugereranyije igura angahe? Miliyoni 12. Umva njye nakubonye ngira ngo ntago uvuka mu Rwanda, uri umunyarwanda? Ndi umunyarwanda. Umunyarwanda. Umuntu mu busanzwe muzima busanzwe ukora iki? Mu buzima busanzwe nakoraga photography. Hakungu naga ari byo nyine. Ubu sigaye ashyiramo abakozi. Okay. None se umva. Uburyo ukeye cyangwa uri mana yanjye. None se tugiye kuganira ku tubane mu bukire bwa bundi bivaye byagenze bite kugira ngo ubukize gutyo ungana gutyo n'umwana? Imana nyine ikora ibyayo, imitsi yawe yageze urakira. None se abantu bose bashaka gukira tubohereze ku Mana bajye bajya gusenga? Imbuto utarakira nyine umunsi we ntago uragera. Ntago buragera cyane. Okay, ngiye kubaza utuntu dutoya twihuse, ndi kubona nta n'umwanya ufite. Ese ni ibihe ibintu nka 5 ushobora wakigira ku muntu w'umukire kugira ngo natwe tujye tubarebera aho tuzakira? Icyambere ni iki? Ikintu cyambere nakigira ku mukire. Mukire nagakunda gusesagura. Mukire ifaranga ryaba ari komeye. Njya mbibona pe. Ujya kubona ukabona umuntu w'umukire aparitse imodoka atoraguye igiceri cy'ijana. Cyane. Biriya bintu nukuterwa n'iki? Naranjoma nyine baba bagira ngo ajye mu yandi n'ubundi nk'ibisanzwe. Izana mu bindi. Icya kabiri ni ikihe twakigira ku bakire? Icya kabiri twakigira ku bakire. Umukire mwiza yiga gufasha. Kana none umukire utari mwiza ntabwo yagufasha. Mise mbyibuka nk'aba Bill Gates bagira mu organization menshi afasha abana. Usanga abakire mu Rwanda rero bafasha ibigo by'imfubyi biba amafaranga abantu kwa muganga. Ibyo nibyo koko ni ibintu gufasha, ni ikintu twakigira ku bantu b'abakire. Ikindi cya gatatu ni iki? Ikintu cya gatatu twakigira ku bakire nyine icyo afite uyu munsi aba yumva ejo kigomba kuba kiruta cya kindi yari afite. Atari nka biriya bavuga ngo hahirwa abakene. Umukire baba bashaka ko byiyongera buri munsi, ahora akora. So bakora cyane abakire cyane. Se ntago gukora cyane byaviramo nk'uburwayi n'iki ko tujya twumva ngo barwaye bafite ngo stroke n'ibiki. Hari abafite abakozi benshi. Ugira stroke ni wundi nakubwiye ukubira ku mufuka. Ese ugereranyije ufite nk'abakozi bangahe? Byo ngo umaze kugira abakozi 9. Ubu bose niwe bahemba ku myaka yawe cyane. Ubu ufite imyaka nk'ingahe? Imyaka yanjye se cyari mikeya cyane. Nuko bigaragara aracyari muto cyane kabisa. Gukora cyane n'iki nibyo byakujeje n'ababyeyi babigusigiye. Njye mba nshimira mama wanjye wangejeje kure. Mama ashaka kuba yaragukundaga cyane. Ikintu cya kane twakigira ku bakire. Mukira akunda utuntu twiza. Umwana wase neza, bambara neza. Mukira wambara neza. Ese kubera iki hari abo tujya tubona ngo rimwe na rimwe ngo bagikuzimu ngiki, ariko umuntu kubera ko batambara neza? Ariko umuntu agikuzimu gute kandi yarakoreye amafaranga? Mbaye naragiye nakugira inama y'inzira yo kujyayo nawe ukayabona. Ni ukuvuga ngo ntago bibaho birabyo kubanga umuntu ngo yagiye kuzimu cyane. Icya gatanu gihari ni iki ngiki rero. Nimba uri umukire ukaba wicaranye amafaranga yawe, miliyoni zawe, hariya ku muhanda hari umwana utahafasha umugure n'iryo rindazi, ku bukire bwawe
mwana uzapfa n'ubundi tuguhambe dushyire mu ni isanzwe. ukuvuga ngo nimba uyafite byibuze uba ugomba no kugira n'abandi bantu babaho kubera ko uri umukire. urakoze cyane. dusoza kuko ndi kubona nta mwanya wari ufite, nari nguprofise nk'umuntu w'umukire, twari duhuye nkabona uracyari mutoya. ni iyihe nama wagira nk'abantu bakiri kwishakisha, bakivuga ngo abantu ngo bajya ikuzimu, ngo wapi, ngo ntago ngana amafaranga, ngo ntago ngo wayagireho ngana nkawe? ni iyihe nama wabagira? nubona niyo opportunity yo kujya ikuzimu uzajyayo kugira ngo uyabone. why not utagira opportunity yo kujya ikuzimu se ngo uyabone? ubwo amafaranga ahari hose ashakirwa urayashaka. niyo byaba kuyashakira urayashaka. amafaranga ni ibishakwa nyine, ibi ni ibintu dushaka kandi ugapfa ukabisiga. ubwo rero iyo wumva ushaka amafaranga ukabona niyo opportunity yo kujya, abantu bose ntabwo ari ko bajya ikuzimu kandi abantu bose ntabwo ari ko babona amafaranga. Imana ishobora kuba yarakuremye ivuga ati ubuzima bwawe wowe ushobora kuzabaho ubabaye cyangwa wowe ubuzima bwawe uzabaho neza. ubwo nyine ubwo nibwo buzima bwawe. tegereza ubuzima bwawe Imana yaguhaye. Watch, share, and spread the